bite se mwana? Sawa. Ako se wanyobeye he? Ariko rero utambwira ngo nakuyobeye. Ubu ngubu ngewe urabizi ibintu twakoranye n'ibyiwe. Ariko rero nabonye ntacyo ndi kugeraho. Noneho nza kumva inkuru y'umugabo witwa Yesu. Ubu nanjye naramukurikiye. Wagiye hahandi numva bavuga mu barokore. Aho niho nagiye. Reka rero nkubwire. Mbe nkubwiye hakiri kare. Siko bimeze. Uzi amabanga menshi dufitanye. Uzi ibikorwa byinshi twakoranye. Uzi uburyo twambuye abantu. Uzi ibintu twagiye dukora bitandukanye. Siko bimeze. Uramutse ugana inzira y'agakiza. Nanjye ndagana inzira igana mu bugingo bwawe. Ariko rero kubera yuko ubundi nkitangira gukizwa nagiye mbona ibintu byinshi bitandukanye ariko Imana ikabindwanira no kuba umutima nari mfite wo kwambura yarawunkuyemo n'ibindi byose zabikora. Reka rero nkubwire suri kwingira Imana noneho nanjye umuriro ku wundi siko bimeze n'amazi uzashyira ku mubiri mu gihe ndiho nushaka kuza tugaruke dufatikanye ahubwo wowe ushatse wahinduka. Nago nahinduka. Ushatse wahinduka ahubwo reka nkubwire ibintu byiza cyane. Iyo wageze mu bufite umunezero reba kuntu twaraga dukanuye amaso tukarara siko bimeze. Noneho ubwo ngubwo nta kintu nyiri kuvugana nawe. Sibyo? Sigara muri ibyo bintu byawe ubwo nanjye ndakora ibyambo. Wambuze kera ahubwo ubu ngewe ngeze kure. Kuko ubu ndi kwenda no kuba pastor. Pastor? Cyane. Pastor wabaki? Pastor wabaki? Pastor wawe. Pastor wabambuze? Oya. Pastor wabaki? Ni pastor wa Winners. Winners? Yes, turaje turabiza Winners none. Okay. Sawa Imana ujyane n'Imana. Ezo mana zigumane. Ujyana amahoro y'Imana. Koko yagiye gukizwa azi kuntu natse amadeni ko azi ibintu byinshi twagiye dukorana none ubu agiye gukizwa nabanje no kwishyura n'amadeni mfite hajya ngagiye mu yihe Mana iyo Mana agiyeho nanjye zanjye zose nzazikuraho mfite Imana n'akatari Imana n'ubu Mana nzabuzana ariko nagazambanaho nazambanaho ubwo bukirisita afite nzabumena Muraho neza Diapo. Muraho amakuru yanyu yari meza. Yesashimwe ahimbazwe. Diapo mu nsengere. Byagenze bite? Mu nsengere ubu mfite ikigeragezo. Kuva naza gukizwa. Urabiza ahantu nari nturutse. Nturutse mu mabandi. Uko twakoranaga ibi byose. None umwe mu wari udukuriye twahuye yambwiye ko mbese ngo nta mahoro nzigera ngira ngo kubera ko namutaye mbese ubu yambwiye ati no kunyica zanyu. Nicyo kibazo mfite. Mu nsengere kandi Imana ibyumva. Umva nkubwire umukozi w'Imana rero. Humura urugendo watangiye imbaraga z'Imana zizakuzaho. Kandi uzavamo umuntu ukomeye. Nukuri biguca intege ntibizabura. Uwo wakubwiye ibyo ngibyo azahindukira nawe agusange. Urabyumva? Inzira watangiye ni nziza nubwo ibiguca intege bitabura ariko humura kandi komera icyo nzi cyo uzakizwa. Murakoze. Uzakizwa. Mukomeze mu nsengere. Yego tuzagusengera nuko. Ndi umukristo. Yabera zanjegera bitesha tabaza Imana akoshaka ko busigaye mutwino batwa nako turaba muri abantu nese ko icyo se n'igice bana babaye abateka mutwe iyo se yikoze ningiyi niyo dukoresha ibamo ibihekane se Imana turi kuvugisha amanja ye munze Imana se nihe kurusengera se nihe ubu wanze guhahira umugore uri wataye umutwe uri kurindagira muri izi nzira zo mu bikori aha ngaha. Imana tubabarire kuko utazi. Imana se iri he? Iri mu ijuru. Hejuru. Umuntu w'umugabo gutyo uvuye hano ngaha mu bikori ugupfupfumuka uvuye kunya mu ishyamba uvuye ngo uvuye gusenga he? Ahubwo uko mbibona nawe ukwiriye agakiza. Agakiza ndagafite. Ako mfite karahagije kuzuye imifuka. Ariko buriya hari ikikeneye umutwe. Reba nk'uriya mugabo musengana waje ejo bundi. Urase muri gusenga ibi. Uriya rero dushaka kumubatiza kandi imbaraga z'Imana zikamuza. Reka mbabwire ibintu muri Kristo cyane. Siko bimeze. Bari muri kwirahurira nk'umuntu.
gute ufite aho ngaho ibitabo wagira ngo wigisha mu wa mbere primaire ibi ni ibihekane ufite aha ngaha bafite ijambo iyi ni bibiliya ni ubuhanuzi butavangiye na gato hano uratwumve ahubwo ku cyumweru uzaze gusenga ndakurambitse ubumushyitsi ni ukuri sangira igikoma namwe tukubwiriza agakiza rwose sangira igikoma namwe se ni ukuri rero uriya mugabo twakoranaga tukanywa byeri tukanywa ubaje kunywa igikoma ariko se ko twanyweye icyo gikoma wigeze ubona dupfa rero mbabwire muri kureba nuko muri gusenga ndaje ndebane namwe izo mana musenga ahubwo natwe turagusengera uzakizwa unsengera njyewe uzakizwa n'imana zose mfite uzakizwa zarebana namwe uzakizwa zarebana namwe uzakizwa zarebana namwe izina ryiza ribamara imibabaro rikabatinyo ribamara imibabaro rikabatinyura. Haleluya. Amina. Imana ihabwa icyubahiro muri aya masengesho yacu. Imana yabanye natwe. Imana yatwigaragarije. Uyu muririmbyi aranezeza ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ngo ribamara imibabaro. Haleluya. Nubwo intambara zitabura, nubwo ibigeragezo byaza, nubwo ibitugora bitabura, nubwo abaduhiga batabura, ariko imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Umva ndagira ngo twumvikane dukurikire twumve ijambo ry'Imana. Haleluya. Ibirogoye ni byinshi, ibirwanya ni byinshi, ariko imbaraga z'Imana nizururukira ahantu buri wese arabona ukuboko kw'Imana. Haleluya. Amina. Mwicare mutuze dusenga Imana. Meze bitwa nakakagabo gasengeramo hano sibyo navugaga akaye kariye sinabikubwiye shanza abatsinda mu ishyamba ryanjye sinabanza abatsinda mu ishyamba ryanjye dore nawe uri kubabeshya aha ngaha dore babandi bafite ibikapu icara tudusengere nawe aha ngaha niho usengera sha mu ishyamba ryanjye mu izina rya Yesu ushaka kutukana amashitani sinakubwiye wowe sinababwiye murajya hesha sinababwiye mwebwe umva tukubwire mumbwire iki usanze turi mu materaniro tutaturogoya twahoze tubwira abakristo ko ibirogoya bitabura mujya kuyateranira iwanyu ariko mu izina rya Yesu guteranira iwanyu mujya guteranira iwanyu none se ubu dukuye ariko Imana yo mwiza Haleluya. ngo akagabo gutwara abantu muri ijambo ry'Imana yatubwira byabura mujye gusengera iwanyu mugende mujye gusengera iwanyu bona dushambagiye baragiga mwese nje kandi ngo nawe kabwira ariko kandi ngo nawe kabwira mujye kurimbira iwanyu sha ndasangamo ubundi reka mbabona mwe muri kumwe nabo kareka ni kuko natwe twari turi mu kazi haruguru aha turi mu kazi dufata umuntu umwe turamwambura iki gikapu ubwo twumvishe bari kuvuga natwe turi gushaka noneho rero gereka mubwire ibi bintu byatangiye hari akagabo kaje mu kaje gukiza twarakoranaga betse mubwire twakazi ka betse musobanura arambika ibanga hasi kano kagabo twarakoranaga ku kagabo twambura abantu abandi twiba nawe urambura shamani n'ibindi noneho akagabo njye kumva ngo karakije nenatse ibintu byinshi muri banke ibintu byaranesheje umutwe nanjye namubwiye ko rero agakiza kiwe pakana no mu mana nzemera ngira nzabagufasha nawe niba wumva Mana tujyamo nk'umwagemo nibaturaho itayacomora Mana hari n'ukuntu hazamo nk'abakobwa bafite amabaga
harimo amafaranga n'amatelefone ku buryo hazishyura banki amafaranga yewe data we wowe sinzi ibyo ariko njye ikintu nagambiriyeho cya mbere iyi ni inkurikizi uriya mugabo ntabwo agomba kuzangirana amahoro n'umunsi n'umwe tuzabigufasha ariko nawe uzatugurira kariya kagabo twanagakinja ariko njye ntanagakinja uwo mugambi reka dushake ibikoresho ariko bimeze ugende mbega byakagakiza wambwiye ubonye inkoni dukubiswe umva nkubwire wowe data we umva nkubwire ese wa mugani niba ari byo ukimara kuzamo batangiye kudukubita ukimara kuzamo ko batangiye ariko se ubundi reka nkubaze ubundi niboneraga amafaranga none nta kintu mperuka ahubwo inzara irenda kunyica mu rugo agasukari ntikakiboneka wowe ukambwira ngo imana ngo izangirira neza none itangiye kungira neza ku nkoni ariko biriya ntabwo byabura mu rugendo na Yesu yahuye nabyo baramukubise baramubamba ariko yasoje gukiranuka biriya ntabwo byabura mu rugendo nubwo badukubise nubwo badutuka tuzagenda turi abakiranutsi uzi ko utazi ikipe dukina nayo tuzaguma dukubita urabazi bariya njye twarakoranye ariko uzi ko buriya banica none se namwe mutangiye kuva mu murimo w'Imana abadukubise bo nabaye tubonye baza badukubita gusa uzi ko bankubise ndi kumwe n'umugore ningera mu rugo noneho ndongera kuvuga ko humura bankubise umugore ahari ahubwo mbabajwe none se mutangiye kuva mu gakiza mutangiye kuva ese ko dutangiye gukubitwa none ariko se ubundi tuzahembwa ryari kuwa kane muhumure umwami Imana azabahemba azabagororera ntacyo yabasha gukena Yesu ntacyo yabasha gukena sawa none nukuri karame ejo bundi wansanze mu rugo urambwira ngo ahuye n'umuntu arakuganiriza iby'agakiza urabyemera urangije ujya gusenga urangije urankurura ngo tujye gusenga nanjye ndemera nuko nihanganira inzira nimugoroba none tugiye ku rusengero tubanjyana mu ishyamba baramfata ubu si yo mapfira byari kugenda gutya ariko se sheri ubutayu niho wabwumva hariya tuba turi gusengera urumva hariya niho Imana izi kavugana nawe ariko ubu wari uzi ko ariho yampereye amasezerano urabizi nari ndi ikiraro nubwo twaryaga neza ariko ntabwo twararana njyewe nabaga nagiye kwihisha si ubizi none ubu ndaryama nkasinzira ubwo wenda tunywa amazi wenda tukarya wenda bumwe na bumwe tukabura umunyu ariko dufite amahoro se ubundi kuburara ngo mfite amahoro none se ariko weho waretse ko Imana izatugaburira kandi rero urabona ko n'agasura ufite arakuwiteka ahaya kankubwire uwa Yesu waje uri kumbwira ngo ashoboye byose nese ko atari kugwira ariko nanone wibuke yuko nkiri muri iriya kipe nagukubitaga gatatu mu cyumweru none ubu dore umaze umwaka nta n'urushya ahubwo uri sheri ahubwo weho reka nkubwira ahubwo twewe urumva twereka dukurikire Yesu ukuntu numvishe bamuvuga niba ariko ameze koko ndakubwiza ukuri ahubwo noneho tuzaba bakire urumva nze ndagutwara no mu modoka kanywa ameze turebe weho komeza ariko se weho tuzanasezerana ariko byahereye nijoro ntabwo rwose kandi Imana njye numvaga ko uyu munsi tutari bumubone bworo ese amasaha urabona atadukitse ariko cyakora haracyariho mani haracyariho amahirwe yuko dushobora wenda kugira ariko se none se tuhagarara ngo yafite akazi muri aho bakristo muri aho neza biteze Yesu ashimwe ariko se reka mbone Yesu ashimwe reka mbabaze nandi kugira ngo mbabaze cyagihe twari turi gusenga cyagihe wa mwana twakoranaga wa muhungu
akaza akadukumva mwarasigaye ariko imvura yenda kugwa uri kubibona nawe izaba noneho mwe ko mwasigaye burya mwavugana biki uzi inkoni twaririye hari cyane wowe umuntu aritabara kanakubita uriya muntu ngenda muzi Imana uriya muntu uzi ko Imana yakukura ku isi neza akagukura ariko rero njye nari nzi ko muri abakristo ririya shyamba ry'Imana ririya shyamba ry'Imana nimushake mu ry'itonde nzajya nzamo nkanuye amaso cyakora nitujya mu rindi shyamba aho nzaza uyu munsi kujyamo kandi reba oya manzi rero ukuntu ikirere kimeze imvura igiye kugwa ariko rero buriya noneho hari ijambo nabwiwe yuko kwihangana ahubwo muze mumfasha ariko muzaze munyiza ndabagurira kacyayi uyu urabizi yuko nawe ari nkatwe mani nubwo ari kugira wamukura ikimana ibintu by'ibikoma mani nzabagurira ariko muze munyiza igikoma cyose cyo ku rusengero niba usigaye ukinywa twigire mu kazi mani none se muragiye none se tuvugane igenda igikoma dusize kigiye gushira Imana ibabarire mugende neza Arata komera cyane umeze bite do asuka se kanagira ubwo barakantu barakaroza barokora akana barokore barakaroza wese umeze ute kamera bitese kanu kamujye ko makamera so bibonye cyagiye mbasanga mu ishyamba so bibonye so ibintu negeze kukubwira bwa mbere ukimbira ko wakije suri kureba ubu noneho nafashe umwanya nanjye ibyo nakoraga byose narabihagaritse uzajya utera intambwe nkeya 99 nk'usati turi kumvikana uzorora inkoko norora agati uzorora inkwavu norora umutungo turi kumvikana n'umuryango wawe wose ibyo wakoze bizagukurikira ariko nyine ndagira nawe yahe masezerano nyine reka mubwire wenda ariko abana banjye bo n'umuryango abana n'umuryango bo butashira mu reka mubwire wenda reka mubwire kubera ko wenda uzuza ku rusengero sibyo wenda itabukomeza urimo so shaka kumbwira umva n'inzoga wenda ukomeza urimo wenda uze ku rusengero sikura nabasanze hara niko nzajya ndaza kuri reka mbabwize uko suri kubanga abana bawe n'ubukunda n'umugore aho niho ruzingiye ariko nyine nano gusiyasa ngeneye nyine ariko sibyo abana n'umugore nyine kazaba yes ubwo menye ko ari bukunda urakoze umayinze ariko rero umayinze bitarenze igihe gito itabi ryawe genda ujya barakora n'igikoma genda ujya kuri mu gikoma arabajya namubwiye ko ahantu hose azajya nzaba ndi kumwe nawe ubu se umugore we nariyo kaze ndamuteranya nawe umva azapfa kuriya imbwa dukorane nirangiza ingere kuriya nyibwiye ngo dukomeze dushimute abantu nacyo nicyangiza kigira ikigo kiko kigiye mu baroko abarokore bazakimarira iki kuri mpamvu gisigaye kirwa cyambeye rubere kanze ndaje musange yo ndamuteranya nabikora se bariyo ndabona nariyo da abo kwa agafaranga mumeze mutera Vamos dar comas. Não comer já. Essa gafaranga yora. N'abantu mwe. Reka twicare hano nagurirwa jya. Gafaranga kirebuke. Abarambwiye ati jewe gafaranga. Ongiye ngagiye ngo mubarokore. Bamwe abandi binywera igikoma. Ndamubaza ati se gafaranga hari niba ari gafaranga ajya ngo nindera. Sinzi ngizina yihebye ngo jyu pasiteri. Ndavuga ati pasiteri gore gakone ngo pasiteri gakone gakagofere ko bengashize. Uni pasiteri. Ndavuga ati se gakoni izo gakoni zawe zaturutse he? Gakona ati agiye kuba umurokore. Nuko agira Imana mwe reba amafaranga reba ikote nge mba nambaye uraribona? Cyihorere ubu njyewe abana banje ntibakirya nanjye sinyirya reba nk'uri gitenge nambaye kimwe ntabwo nyishambara ibyo hejuru ubusa abana bo bari abantu bose byanyobeye reka jamaye nka data uyu se nyuma baba wagenze gutya komera cyane aba ni abana bawe se rero nibyo nakubwiye
sibyo nababwiraga ntabwo umuntu ajya mu barokora bazaba umugabo kandi ngenda bikubwira uzi ukuntu yananiye rwose ariko waramwemereye ntabwo namwe nagiye kumva nkaragiye ahubwo wa mugabo reka nkubwire debera wa mugabo wongera reka nkubwire abana banjye bagiye kwicwa n'inzara ngo niwe njye nababwira ikote nambaye uzi wanjye kunameze nyine uzabi wanjye amata barayakaraba wa mugabo reka nkubwire bivaye niyo batekesha iso ni mwongera iso mwongera gutuma ajya mu nzu turi kubyumvikanaho wa mugabo reka nkubwire reba ubikote byarashwanyaguritse ariko ndiko nindira inkweto ariko reka nigendere atajyaho nabashutse kagenda se ngo yaba nabashutse cyo kwa simwacyumvise namwe narutahe sibyo ngenda bashutse ndabashutse utugiriye inama nziza uzagaruka uzagaruka nawe aha sawa sawa ma tuzigire